umuntu ntabwo ari igikanka. Rastafari sa madurede siganja surege nkuko benshi babikeka. Yes, uko byamera kose cyanira kwekirwa kandi nanjye narekunze niyo mpamvu nayiganye, ariko noneho namwe mwanshatse kuko mwabonaga ko hari ikintu kizima. Ikintu kimwe nababwira, mukumyeho murenke mugakunde gucikishiriza ibiganiro ngo mubirebe musimbagurika, kuko iyo usimbaguritse ntumenya cya kindi cyawe cyari kizima aho wagitaye. Hari igihe kimwe washakaga, iyo usimbutse wihutisha ukivaho. Itondere ikiganiro neza ukurikirane imena. Yes, of course. Ese Rasta kwambara iyo myenda irimo ayo mabara ya kala Rasta, ndetse n'imisatsi ubu ifite ku mutwe iyo bakunze kwita dread, n'uburyo witwara bigize kimwe mu gice cy'imyemerere yawe. Nibyo, uko niko kuri. Kuko iyo uri umuntu uba ufite n'ubumuntu. Yes. Kandi ufite ubumuntu ugira n'ubuntu. Turi kugenda nasi. Yes, urwo ni rwo rugamba. Aya mabara nicyo gisobanuro uri kumva. None ibi ngibi ndi gukora hano niyo iyi ni fomo ya gisirikare. Uru ni rwo rugamba. Ihame rya mbere ni one love. Ihame rya mbere ni one love. One love. Aribonye hano. Yego. Urabona irindi hanga. Peace and love. Peace and love. Yes, Yes. iryo ni ryo hame rya mbere nubahiriza. Yego. Iki cyatsi kibisi ni ya Afrika yacu dutuye. Ni iyi ngiyi Afrika, ngira ngo uri kubibona ibimera ibyatsi dore ngibi byatoshye. Ni cya cyatsi kibisi kuko dufite ibyiza turi kugenda tubona. Afrika yongeye kugaruka, ntabwo tukiri mu bihe by'ubucakara hahanda abanyafrika bajyanwaga mu bunyage mu bucakara, sibyo? Niyo mpamvu nibuka Afrika cyane. Ubundi bwibande kuri iriya karita wabonye hariya ya Afrika irimo aya mabara yibanzemo. Yego. Uyu muhondo ni ya mahoro, cya cyizere cyatangiye kugaruka muri Afrika. Umunyafrika ntabwo akijyanwa mu bunyage ngo none ahantu njyanye noneho ko kera natinyaga abakobwa. Kera batinyaga abakobwa. Niki cyagutinya? Narabatinyaga cyane. Niki cyatuma mbatinya? Narabatinyaga gusa wenda siko bikiri busimbatinya ko nabonye yuko ari abantu nkanjye. Ahari ibyiza n'ibibi birahaba. Nta muntu uhora uvuga ibyiza gusa. Mujya mwumva hirya no hino n'u Rwanda mureba ukuntu rutemba itoto. Hari n'abandi barusebye batazi, ariko n'abishyanga bataruzi. Ariko abarurimo nibo bazi ubwiza bwarwo. Aho rero Rasta nawe muntu utazi Rasta ashobora kumusebya bitewe n'iki yamwumvanye undi ntazi Rasta nyirizina. Rastafari ni amahoro n'urukundo. Udafite amahoro n'urukundo ubu n'ubundi nashaka agenda musebye. Abakunda ibitarimo amahoro n'urukundo bazagende bashyigikire wa wundi utari mu mahoro n'urukundo. So itikaze kuri Shanfab TV. Once again uracyari kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda, the God of women, save Madam Chad, reduce of neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Murabyumva neza rero niba kano kanya uri gukurikira ikiganiro cyacu bisobanuye yuko uri kuri Shanfab TV. Yes, nkuko rero mubibona dufite umutumirwa. Araje arabibwira mu kanya gato. Yaraje arabibwira, mwaramunsabye kenshi musaba yuko mwaza kuganira mukamenya ubuzima bwe bwabayemo ndetse n'ibindi muri rusange. Nama nyinshi agenda agira urubyiruko ndetse n'abandi muri rusange. Aka kanya rero turi mu kiganiro Imena Yaf Spotlight nk'ibisanzwe nkuko twagiye tubibona bwa mbere dutangira Imena Yaf The Talent Show. Uno ni umwe mu bantu bitabiriye iyo The Talent kandi aza no kugaragara kuri finali ku mwanya wa nyuma aho habaye show ya nyuma. Ndakeka video zose mwarazibonye. Tudatinze rero
watangiye wibwira abadukurikiye kuri kamera za Shanifab TV? Ndabanza kubasuhuza mu izina rya Nyiribihe umuremyi wa byose Rastafari, ni Ras Giseke nk'uko musanzwe mubizi, bamwe mu bo tusanzwe tuziranye. Nishimiye kubana namwe, abenshi ndakeka banzi nuko byaba bimeze. Yes, muramwumva rero bamwita Ras Giseke. Ras Giseke. Yama. Urugendo rwa rurerure kugira ngo tuze kubasura hano. Ni inzira ndende birumvikana kuko mwanyuze mu tuyira tugiye dukebanye hirya no hino nka bwa buzima bw'uruziga ariko butazima. Ariyo mpamvu twahuriye aha ngaha. Mwitanze cyane, nanjye ndabashimira ko mwitanze mukangeraho muti turebe aho Ras Giseke ari naho akomoka, aho namwe nicyo cyatumye duhura kuno. Murabona Ras Giseke, mumenya n'imizi ya Giseke icyo ari cyo. Nasha ndabona ufite vibe zidasanzwe. Yes, vibe urazihorana? Zirahorana, ndazihorana kuko ikintu naje nje gutanga ntabwo ari ibintu byo gutoragura, ni ibintu byateguwe, byarateguwe cyane. So of course mwita Ras Giseke. Yes, Ras Giseke. Noneho watangira utubwira ku buzima bwawe bwa buri munsi, aho uba, ese wabaye ukiri umwana mutoya? Nyiri umwana n'ubundi aha niho mu rugo niho navukiye. Yego. Nderanwa n'abana batoya, bamwe baranzi twakinanye biya, dukina na karere, sibyo, dukina na mukandagiye twishanya na ukuntu mu twatsi. Dukomeza tugenda nzamukamo, bigenda bigera hari abo twabanye mu buryo bw'amadini, imyemerere, hari n'abo ubu ngubu tubanye muri Rastafari, hari n'abaturanyi banjye tubanye mu buzima busanzwe nk'umugabo. None se Rasta, yes, ni bundi watangiye gute urugendo rwa muzika kugira ngo abadukurikiye batakuzi babashe kubisobanukirwa neza? Ndagira ngo twinjize neza urugendo rwawe rwa muzika. Hari abantu cyangwa se ibintu byaguhaye inspiration kugira winjire muri muzika? Yes, uko niko kuri, ntabwo ugiye kure yako. N'ubundi kujya mu muziki kwanjye byatewe n'abantu, kandi n'ubundi muziki nkora n'uw'abantu, ntabwo ari uw'inyamaswa cyangwa se ibindi nubwo nabyo ntabereho kubibangamira. Ariko hano ndashaka kubwira abantu kuko abantu nibo banyumva, ni nabo bakurikirana Shanifab TV. Shanifab TV. Yes, Okay, bamwita Ras Giseke. Nishimye kano kanya kuba ndimo kuganira nawe. Nanjye byanshimishije, ngira ngo bitewe n'ibyishimo biri aho biva ni ku mutima, ari wo wa wundi wa love. Yes, of course. Ras Giseke. Ese ubundi izina ryawe ukunda gukoresha muri muzika, aho uvuga ngo ni Giseke, rihuriye he n'ubuzima bwawe cyangwa se icyerekezo cyawe nka Rasta? Ras Giseke n'ubundi izina nkunda gukoresha, aho bihuriye. Ras Giseke abantu ndi kubwira benshi cyane ni Abanyarwanda, nubwo hari n'abo hanze y'u Rwanda, ariko Giseke bazi ko igiseke kiri mu muco wa Kinyarwanda, kandi noneho Giseke ni ku muco, aho Giseke ni ku kagari, ku mudugudu. Akagari kacu ni Giseke, umudugudu ari n'ikigo n'izo cy'amashuri cya Giseke. Iyo igiseke rero wakibonye, iyo bakuzaniye igiseke baba bakuzaniye ikintu cyiza cyane, ariko nanone agapfundikiye gatera iki? Gatera amatsiko. Abasore acyaye afite iri kwegera igiseke, wenda no kugipfundura. Ubwo ngubwo numara gupfundura igiseke, nabyo urimo ndi kubona ushaka gukuramo umutemeri, amatsiko aragenda ashamo gahoro gahoro, ariko ni byinshi cyane kuko si igiseke kimwe, ibiseke ni byinshi. Ibiseke ni byinshi cyane. Yes, Rasta. Noneho wanyemera tukinjira ku buzima bwawe bwite ndetse n'umuryango wawe, niba nta kibazo se? Ubuzima bwanjye ntabwo ari ibanga, nta kibazo kuko ibyo mfite n'ubundi n'ibindimo, yego, n'ibyanzanye muri iki kibuga ni ukugira ngo ngire icyo ntanga, kandi icyo nzatanga si ibanga, ni ukuri. Niyo mpamvu nta banga mfite hano hantu. Igihe cyose ndashaka kugiha Abanyarwanda, Abanyafurika, isi yose yakire, nibona ari byiza
ipfumbate ntirekure so light urabumva neza ita last giseke mu rwenya rwinshi cyane Rasta ese wundi ufite umuryango ufite umugore cyangwa se abana yuvuze uko nguko wenda haraho ntasobanukirwa neza ariko umuryango ndawufite n'abana barahari ntoreba se nyuma yawe abanshagaye aba bose aba n'abana banjye aba babyeyi reba ni abamama banjye abapapa reba ni abapapa banjye sibyo umuryango ndawufite cyane mwinshi ahubwo nawe ngo ufite mba numva nkagira n'abari gukurikirana iki kiganiro uyu ni umuryango mugari ese Rasta ubuzima bwawe bwo mu rugo ubayeho gute hari imyumvire idasanzwe se mugenderaho mu muryango wanyu imyumvire idasanzwe se gusa wenda ntabahura nkuko uri Rasta kandi Rasta akenshi tuzi neza abatandukanye n'abandi bantu muri society cyangwa muri community ahubwo none uko uri Rasta ubuzima bwawe mu rugo bubayeho gute ese hari imyumvire idasanzwe mu rugendo mugenderaho mu muryango wawe nka Rasta urebye nta myumvire idasanzwe usibye yuko buri akami ka muntu n'umutima we nkunda ikinyarwanda buri abanyarwanda bo hambere ndabakunda cyane niyo mpamvu mu kiganiro tugiye kugirana ushaka kujya wumvamo imigani ariko kuko abesheri n'abanyarwanda barabasha kumva utabasha kumva nawe ashakisha ukuntu yakumva ese ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe bawe bafata bati imyemerere yawe ya Rastafari hari abanje kutabyumva neza ariko nk'uko biri igiti cyiza kibwirwa n'imbuto kera abatarabyumvaga neza ubu nabo babonye imbuto zera barabyumva gusa byatangiye bigoranye so of course bamwita Rasta giseke Rasta noneho wanyemera tukinjira noneho ku myemerere yawe nka Rasta nta kibazo urakoze cyane wakwereka abareba none iki kiganiro icyo kuba Rasta bivuze nyakuri nawe mahame cyangwa se ya Rastafari ubahiriza mu buzima bwawe bwa buri munsi noneho rero amahame yanjye mbere na mbere ihame rya mbere ni one love ihame rya mbere ni one love waribonye hano yego urabona irindi hangaha peace and love iryo ni ryo hame rya mbere nubahiriza yaba umuryango wanjye none kubwinshagaye hano hino inshuti zanjye iziriho izizavuka itazajya muri uyu murongo ubwo ngubwo bizabihabanye ihame rya mbere ni one love yes of course peace and love ati ihame rya mbere ni one love amahoro n'urukundo peace and love yes of course amwita Rasta giseke tukiri kuganira hano rero nimba waryohewe n'ikiganiro turi gukorana kano kanya iki ni cyo gihe cyiza cyo gukora like ukamwereka urukundo rwinshi cyane shyiramo agatima k'umutuku umwereke yuko mwishimiye kabisa kano kanya umwereke ko muri kumwe muri kino kiganiro turimo kubana nabyo niba rero turakora subscribe iki ni cyo gihe cyiza cyo kuba wakora subscribe hanyuma ugasangiza n'inshuti zawe yaba kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook cyangwa se n'ahandi hantu muri rusange se Rasta ujye wumva abantu bavuga nabi Rasta cyane cyane ku birebana n'ibiyobyabwenge ese ubundi wabisobanura gute gusa buriya hari ijambo nagarutseho ariyo mpamvu hari indirimbo nzaba yitwa imbuto reka mbe nyishyize muri cya giseke kindi kitari muri iyi twapfunduye ariko noneho Rasta ubundi ahari ibyiza n'ibibi birahaba nta muntu uhora uvuga ibyiza gusa mujya mwumva hirya no hino n'u Rwanda mureba ukuntu rutemba itoto hari n'abandi barusebye batazi ariko n'abishyanga bataruzi ariko abarurimo nibo bazi ubwiza bwarwo aho rero Rasta nawe umuntu utazi Rasta ashobora kumusebya bitewe n'iki yamwumvanye undi ntazi Rasta nyirizina Rastafari ni amahoro n'urukundo udafite amahoro n'urukundo ubu n'ubundi nashaka agenda amusebye abakunda
ibitarimo amahoro n'urukundo bazagende bashyigikire wa wundi utari mu mahoro n'urukundo. Yes, of course. Ese Rasta kwambara iyo myenda irimo ayo mabara ya color Rasta ndetse n'imisatsi ubu ifite ku mutwe iyo bakunze kwita dread n'uburyo witwara bigize kimwe mu gice cy'imyemerere yawe? Nibyo, uko niko kuri. Kuko iyo uri umuntu uba ufite n'ubumuntu. Yes. Kandi ufite ubumuntu ugira n'ubuntu. Turi kugenda nasi. Yes. Urwo ni rwo rugamba, aya mabara nicyo gisobanuro uri kumva. None ibi ngibi ndi gukora hano niyo iyi ni fomo ya gisirikare, uru ni rwo rugamba. Ni rwo rugamba. Yes. So right, uramwumva neza bamwita Laski Seke. Yes, noneho Rasta wanyemera twinjira noneho mu gice cy'ubuhanzi bwawe n'ubutumwa bwawe muri rusange. Of course. Ndagukunze cyane kuko ntabwo urimo kungora cyane mu byo ndi kugerageza ngo tuganireho. Ese ni gute ubuhanzi bwawe bujyana n'imyemerere yawe ya Rasta? Impamvu bijyana kuko kuba ndi Rasta ninjiye mu nganzo. So kubera yuko mama cyangwa se papa yambwiye ngo mwana wanjye uzaba umuhanzi, ahubwo wenda hari agasigisige k'amaraso nabakuyeho, ariko noneho mu burasta bwanjye noneho na ya mpano nahawe kugira ngo ibashe kugera kure nabinyujije mu muziki, kuko umuziki nicyo kintu cya mbere kibasha kumenyekanisha kikageza kure aho nawe ubwo utabasha kugera. Niyo mpamvu yo kujya mu muziki. Kandi noneho si n'ibyo gusa, mu muziki harimo n'impano nahawe n'Imana. Wa muremyi wa byose navugaga mbere. Okay, ni izihe ndirimbo zawe zifite noneho ubutumwa bufasha urubyiruko kumva agaciro k'ubuzima bwiza? Ni hafi ya zose kuko njye nta ndirimbo njya nkora y'ubusa. Hari indirimbo mfite yitwa Turapfa iki. Okay, nta cyo turapfa. Noneho wahagapera abadukurikiye kano kanya muri rusange. Yes. Rero hari igihe twigira mu buzima butandukanye hirya no hino, abantu tugasanga twanasinzeye kandi tuzi ko dukanuye. Nyamara akagiye ukanguka waruzi ngo uri maso usanga ikintu wagomba gukora kizima cyagucitse. Niyo ndirimbo yitwa Turapfa iki ngiye kuguha nkayiha n'aba banyarwanda ndetse abatuye yose bagiye kumva ivuga ngo humura abantu we bakanura ntibare be batega amatwi ntibumve badamarariye mw'igisi bimbitse amacakubiri urukundo ntirukire bunimo bishingikirije iby'igisi ariko si ubu turapfa iki. Yes, oh yes, of course. Amwita Laski Seke. Iyo ndirimbo bayita gute? Bayita Turapfa iki. Iyo ndirimbo se yabiri kuri YouTube ku buryo abantu bayishaka? Iyo ndirimbo nifite audio ariko YouTube sindayishyiraho. Iyo impamvu nyikubyemeye nuko ariyo muzo natangiriyeho ya mbere na mbere ya yindi nakoze ngifitemo nk'ibumbu twondo tubumbu twondo twotsa za Nyirankono. Bamwe barabizi Nyirankono, ariko hari n'abatazasobanukirwa ibyo ari byo n'abazamenya umuco gakondo, umuco wa Kinyarwanda. Ariko kuri YouTube iriho? Yes, iriho audio Nyirankono. Turapfa iki iri gutunganwa kugira ngo ibone uko ijya kuri YouTube, ntabwo yari yageraho neza. Yes. Iziri kuri YouTube hari iyitwa Umuntu n'Inkundi, Imbaraga, hari Bikwigisha iki, hari Kizubazuba bakunze kuvuga Keza. Waturirimbiye kuri Kizubazuba tukumva ukuntu bimeze. Kizubazuba ni indirimbo y'urukundo. Nta kibazo. Ntaba hari umurasta utagira urukundo se? Niyo nari ntegereje mu magana ko bwa icyarutekane mu mutima ukunda umva ko ntagikunda uyu ni simusiga ndabirahiriye do imbere mu mucyo Kizubazuba igizira Kizubazuba igizira
gicucucu kigendere sinakwanga kigendere iyizire keza mucyo w'imanzi. Yes, of course. Amwita Las Giseke. Las Giseke. Yes, inspiration y'iyo ndirimbo yavuye he? Iyo ndirimbo aho yavuye se kuyandika ni ndende cyane gusa mu buzima bw'abakundana abakunzi buri wese arayifuza umucyo mu rukundo. Nibwo ndirimbo avuga ngo kizuba yizire umwijima mu rukundo uragatsindwa gicucucu kigendere. Ntabwo ari amagambo azimije nubwo ari abatayumva. Iyizire keza mucyo w'imanzi. Yes, atizire keza mucyo w'imanzi. Yes, Las. Igihembo cy'urubyiruko rwambaye neza rukanasusurutsa abantu waracyakiriye mu Mena Yafu Vibes Show. Wacyakiriye ute kandi cyahinduye iki ku rugendo rwawe muri rusange? Kiriya gihembo rero nahawe nkagiherebwa hari ahantu na Sunfab. Yes, kiriya gihembo talent show ni ukuvuga ngo kiriya gihembo wagihawe ni Mena Vibes, Mena Yafu Vibes, ni ukuvuga ngo ni urubyiruko rubyina iterambere. Okay, kiriya gihembo rero gira icyo tubwiraho muri rusange. Wowe uratubwira ngo ese wacyakiriye ute? Ese hari ikintu cyahinduye mu buzima bwawe cyangwa se mu myumvire yawe? Kiriya gihembo cyaranshimishije cyane kuko kugira ngo mbone yuko ari njyewe mu murenge wose mu karere nk'uko byari byagenze kuriya ndi mu marushanwa y'abantu bangana kuriya, nkumva ngo ni njyewe watsinze mukama impano ingana kuriya, yaranshimishije cyane. N'ubwa mbere mu ncezi wacu ubundi bajya bavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko iwacu naremewe kugira mume kiriya gihembo kingana kuriya. Ntako bingana, byanyeretse yuko n'ahandi hirya no hino ngomba kujya kandi ngatsinda. Kandi nanone ikindi nanone byanyeretse yuko abajaji mwari mufite ari abantu bazi ikintu cy'ukuri, bakunda amahoro n'urukundo, kuko bumvaga ibihangano mfite bivugira abantu, rubanda rugufi ruca akarengane, rwanga ivangura, rurwanya akarengane. Ibyo naririmbaga mwabiha agaciro, njye narabashimiye cyane. Yes, Las. Noneho wanyemerera tukinjira Rasta mu Rwanda no mu muryango nyarwanda. Tuganire kuri Rasta ubundi mu muryango nyarwanda. Okay, nice. Of course, amwita Las Giseke. Nta mfite kibanga kuko ibindimo byose shaka kubishyira hanze, kandi nibabona ari byiza babikurikire, nibabona ari bibi babihunge nta gahato. Ahantu hari urukundo, one love, umuntu yihitiramo. Iyo isemo intambara usarura inkomere, wahitamo amahoro ugasarura umunezero, abantu babyina neza bishimye. Igihugu kirateye. Bamwita Las Giseke. Wumva gute abanyarwanda basanzwe batekereza kuri Rasta? Abanyarwanda ubundi uko batekereza Rasta bumva gute wowe mu matwi yawe? Ni intekerezo zitandukanye ariko sinabibahora. Papa wacu nawe ntajye kure kuko ndi kumubona hari ahantu, ariko uko abanyarwanda bumva Rasta, iyo umuntu atazi ikintu hari igihe agifata uko acyumva, cyangwa se undi yahura n'undi hari akavuga ngo Rasta ni iki n'iki, ni umuntu mwiza, ni umuntu mubi. Ibyo ni ibintu biba biri mu kuvuga ikintu utazi, ariko iyo wikuriye n'umuntu nyirizina ukamenya cya giti, wa muntu imbuto cyeza, ntumenye umuntu uwo ari we. Umuntu ntabwo ari igikanka. Rasta farisa madurede siganja surege nk'uko benshi babikeka. Rasta ni iki noneho? Rasta one love, Rasta ni amahoro n'urukundo. Ariyo mpamvu Rasta tuzaguma tubiganireho mu giseke uko tuzaye dupfundura, muzamenya byinshi cyane. Ese Rasta, hari ibyo wifuza ko abantu wenda bahinduramo imyumvire mu byo batekereza ku ba Rasta?
ibyo nshaka ko cyase nifuza ko bahinduramo imyumvire mbega muri rusange uko wenda bafata rasta cyangwa uko bamwumva hari ibyo wifuza kubona ko bahindura mu byo bahinduramo icya mbere cyo ni ukwirinda kuvuga guca imanza ubundi imanza si iz'abantu imanza ni iza nyir'ibihe niwe uzaca urubanza hari igihe ubona umuntu runaka cyese ukabona rasta kubera aya madurede dufite ugatangira ngo bariya cyangwa se bimeze uku n'uku ntiwumve uko ibintu bimeze sibyo igiti cyiza kibwirwa n'imbuto cyera ntabwo kibwirwa n'uko ruzi gitoshye sibyo ntabwo igiti cyiza kibwirwa n'uko cyatohagiye cyangwa cyageze ahubwo imbuto cyera nimba ziryoshye ryahurye umire nimba ziryoshye nimba zibishye kandi ucire birarura rasta nimba baryoheye mira nimba babihiye cira yesaye ariko ndakeka mu mahoro n'urukundo ibiri kure yabyo wa mugani wa musaza avuze ngo ntumbeho baramuza abanyarwanda ati ntumbeho urukundo n'ubupfura ubutabe n'amahoro ubukire bwanga ibyo ndabugaya ntumpeho nanjye nuko nguko nanjye ntumpeho ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwanga ibyo ngibyo nanjye ndabugaya ibyo uzarya ntuzanteho nta kibazo bamwita Lasi Giseke ese Lasi urubyiruko rwibona muri Rastafari rugira uruhe ruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange urubyiruko rwibona muri Rastafari icya mbere cyo hari igihe buriya rasta irimo abantu Rastafari hari abantu benshi bayiyumvamo abasaza urubyiruko abana abakecuru ingeri zose ariko rasta nyawe ni umuntu ukunda igihugu cyamubyaye sibyo agakunda umuco gakondo wiwe sibyo agakunda amahoro n'urukundo mbese rya hame ry'urukundo rigomba kumuzanamo iteka ryose akisanga muri ya mahoro n'urukundo iyo ukunda ubundi nta vangura iba ari one love urukundo rumwe ntabwo ruvangura urubyiruko rumwe rukunda neza ntabwo rukunda ruvangura ni one love ukumva gukunda umuto umukuru inshuti n'undi w'umugenzi wese hariya kuko ntabwo uzi ejo aho buzirukeze kuko bucya bucyana yandi bucyana ayandi of course amwita Lasi Giseke niba tukiri kuganira kano kanya niba rero bakomeje kwishimira impanuro ziwe cyangwa se ubutumwa bwe arimo gutanga hano nk'ibisanzwe tugenda tuganira n'abantu bagiye baca mu Mena Vibes muri The Talent ndetse no mu gihe cya finale tukaganira by'umwihariko hanyuma niba kandi ukomeje kudukurikira kano kanya niba utarakora like iki nicyo gihe cyiza cyo kuba watwereka urukundo ukaba wakora like niba utarakora share nicyo gihe cyiza subscribe yo ni ingenzi kugira ngo uzajye ubona abantu benshi bagiye batandukanye impanuro nyinshi zigiye zitandukanye aho tugenda dutanga ama interview ahantu henshi hagiye hatandukanye mu cyaro ndetse no mu mujyi tukagenda tureba ibintu byakubaka sosiyete y'u Rwanda ndetse n'igihugu muri rusange inama zahabwa urubyiruko ndetse n'icyatuma igihugu cyacu gitera imbere muri rusange tutibagiwe amateka y'igihugu cyacu Afurika ndetse n'isi yose muri rusange aho dusanze abantu bafite ibyo byinshi byo kuganiriza abadukurikiye dufata iya mbere of course rero ndagira ngo mbamenyeshe yuko hari platform nshyashya igiye gusohoka iyo platform yitwa Ivuze app ni platform tuzajya dukoresha kenshi twivuza tutarinze kujya kwa muganga aho ushobora kuba ufite telefone ahantu urwaye ukaba wahafotora ukaba wahohereza hanyuma bakakubwira uko ugomba kwitwara ndetse n'uko ugomba kwifata cyangwa se bakakohereza aho ujya gutanga ibizami hakwegereye ubundi ukaba wajya no gufata muri farumasi zikwegereye uzajya uhura n'abaganga benshi bagiye batandukanye bazajya bakugira inama muri rusange mu buzima bwa buri munsi ababyeyi batwite ni igihe cyiza cyo kugira ngo bajye bamenyera ahantu bakurikirana inda yabo kugenda ikura kugeza babyaye nuko umwana wabo agenda akura kugira ngo bizagende neza muri rusange of course reka twigarukiye rero turacyari kumwe na Rasta
Las King. Yes, ese Las Giseke. Hari imbogamizi wabonye zishingiye ku myemerere cyangwa se isura y'abantu bayoboka Rastafari? Narayibonye cyane, yakunze kubaho kandi haba njyewe ndetse n'abanyarwanda ndetse n'intore z'urusha intambwe ireba kure. Ikintu kinshimisha nuko itabishyigikiye nk'uko mu myaka y'ahaheze cyangwa se mu bindi bihugu byo hirya no hino hari igihe wumva ngo igihugu iki n'iki kirakimuka ibintu by'amacakubiri. Rastafari ubu mu Rwanda iyi saha ya none nta vangura riyirimo, ariko abantu bamwe batazi igihe tugezemo, igihe babona umuntu bakamutandukanya n'undi bashingiye ku isura, isano, akarere cyangwa se igitsina. Ariko ibyo ngibyo leta y'u Rwanda ntabwo ibihamya, ari nacyo nanjye nshingiraho nshima leta yacu y'u Rwanda. Noneho twagera mu bibazo by'amatsiko. Okay, of course. Ese Rasta, wowe ugiye guhura n'umukobwa bwa mbere mwahuye ufite nk'imyaka ingahe? Noneho ahantu njyanye noneho ko kera natinyaga abakobwa. Kera watinyaga abakobwa? Niki cyagutinya? Narabatinyaga cyane. Niki cyatuma mbatinya? Narabatinyaga gusa wenda siko bikiri bose mbatinya ko nabonye ko ari abantu nkanjye ko tubiraho kugira twuzuzanye. Nakubajije ngo uhura n'umukobwa bwa mbere mwahuye ufite nk'imyaka ingahe? Kuko nareranwe nabo, navukanye nabo, nkurana nabo. Ndi kuvuga mu buryo bw'urukundo muri rusange. Soko navukanye waniraje koko. Rasta navukanye waniraje, narabakundaga ariko nabatinyaga. Barabakundaga ariko ukanabatinya? Narabakundaga kandi nkanabatinya. Nimba hari n'undi nawe wabayeho nkanjye mu badukurikiye, ubwo dusangiye amateka. Yes, of course, amwita Las Giseke, muramwumva rero? Yes, niyo tukiri kuganira. Yes, of course. Hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bw'umuntu bwihariye, ariko mu tuntu n'utundi n'ubundi tuba tugomba gucishamo tukaganira kugira ngo n'abadukurikiye bataba bored babashe no gusekamo. Yes, of course. Yes, Rasta. Ukiri umwana muto wakinnye iby'abana? By'abana byo byose umwana arabikina, narabikinnye nk'abandi bana. Hari ukuntu abantu bajyaga bihisha bakajya ahantu dutandukanye tw'abana twaradukinnye. Umuntu wajya kudukora nawe? Naradukinnye usibye ko ari two bampezagaho. Noneho nkabavumbura nyuma ko bakoze utundi tumanyeri ntazi. Ariko udukino tw'abana, abana baradukina. Rasta, ni akahe gakino waba warakinnye kanaguhaye n'isomo utazapfa wibagiwe kano kanya? Udukino tw'abana se mvuge se twanjye narakinnye wenda mu bijyanye na talent, hari ukuntu nakinaga utuntu niga ku mashuri ya hano n'ubundi igiseke nka Rasi Giseke. Hari udukino nakundaga gukina n'ubundi twaga tujyanye na muzika n'ubundi nkora. Iyo najyaga kuririmba amashuri yose aho yabaga ari barafungaga, kuko habaga ari bari mu kizamini cyo kuririmba, bakaza kureba iyo nabaga ngiye kugerwaho. Noneho bazakureba utuntu nakoraga, kuko n'ubundi nakundaga kuririmba nsusurutsa abantu, bakaza kuhengereza n'abarimu bakaba barabizi ko ngiye kuririmba, bagaba uruhusa abanyeshuri, abandi nabo bagasohoka bihishe bakaza kureba ukuntu ndirimba mu ishuri nigagamo. Utwo dukino twarandyohera. Hari inkuru se noneho waba ufite itangaje barakubayeho ukiri umwana, wenda imbere y'ababyeyi cyangwa se mu nshuti cyangwa mu baturanyi, isekeje cyangwa se yatanga ubutumwa ku rubyiruko? Inkuru itangaje, inkuru zo ni nyinshi zitandukanye, kuko n'ahandi inkuru twagiye cyose amateka twagiye tuyahakorera. Kuba nicaye kuno hano hari igihe twahicaraga turi mu iteraniro, izo zari inkuru zitangaje. Noneho bakaba barabonaga umuntu
nka pasitori none bakaba bamubona nka rasita, byatangaza ababibona uku nguku, ariko unazi ibyo bihe byabanje kuvamo gutambuka bakibaza ukuntu pasitori cyangwa se evangelizing yaje kuba rasita, ibyo byatangaza abantu, ariko abo twareranwe bo abo duturanye umuryango barabizi. Hari n'andi mateka agiye atandukanye mu buzima butandukanye, ni birebire, mbese bitubasha kugira ibihe byo kubana nzagenda mbaha byinshi. Yes, of course, ndakeka rero atari ubwa mbere tugiye kubana hano kuri Shanfab TV. Wagaragaye cyane mu mashusho mu gitaramo cyabereye i Mata ku murenge, igitaramo wasusurukijemo abantu cyane rwose bakishima. Wari wambaye neza kute bashap? Yes, kude shapo kabisa. Ni bya kirasta. Iriya inspiration yo kwambara kuriya muri ya show wayikuye he? Rasta hari hose. Rasta ubundi ni inyenyeri. Rasta ni umucyo. Umucyo nyawo umurikira abantu, sibyo? Ntabwo wakwigisha umucyo, amahoro n'urukundo utabigira. Nanjye muri jyewe uriya mucyo n'uwo mwabonaga ku isura ariko no ku mutima niho wari waturutse, niyo soko. Niyo soko. Yes, I. Oh yes. Tala sigiseke. Yaman. Das. Yes, I. Hari ubutumwa ushaka kugenera abadukurikiye kano kanya? Bwo burahari bwinshi cyane. Abadukurikiye ubutumwa nabagenera, nabaha, nakwifuza kubaha, buri wese akabagira impamba y'ubuzima bwe, sibyo? Ni ukubana neza n'abantu, guca bugufi, nkamwibutsa yuko bibanziriza iki? Icyubahiro. Nkongera nkamubwira yuko umuntu ari nk'undi. Ntashoboka ku gihingwa cyangwa se ngo ahingwe mu mbuto. Nta murama w'abantu baho. Yes, I. Umuntu n'urukundo, ugomba kumukunda nawe akagukunda. Icyo ubibye nicyo usarura. Icyo ubibye nicyo usarura. Ibyo nibyo bihishiwe muri ya mbuto, ya ndirimbo ya Ras Giseke yitwa Imbuto bazasangamo. Icyo ubibye nicyo usarura. Mugire urukundo, nicyo ngicyo nabaha. Rasta. Yes, I. Okay. Nkunda kubona wambaye amabara, icyatsi, umuhondo, umutuku, umukara. Ayo mabara asobanura iki bundi? Ya mabara aya ngaya dore ubwo saya wabonye hano se. Yego. Ariko ndakeka wayabonye aha ngaha no kuri Rasta y'ubuzima mbayemo. Nahariya ndakeka background yakweretse kandi Rasta yacu ari amahoro, aya mabara, amahoro ntabwo biri kure yabyo, nibyo koko ndayambara. Dore ngaya niyo. Okay, ndagira ngo rero usobanurira abantu ayo mabara uba wambara kenshi ahantu hose, ubundi mu busanzwe asobanuye iki? Bamwe bazi yuko ari uko nyakunda gusa, wenda kubera ko atondetse neza nk'umukororombyi wenda cyangwa se ameze ukuntu, ariko hari n'ubundi busobanuro bwayo butandukanye, mbese bwiyongera ku byo baba bazi cyangwa se ugasaba ibyo bazi si byo. Mbese mu mabara ubusobanuro bwayo nabaje kubwira yuko Rasta agomba gukunda uwo ari we, agakunda igihugu cye, agakunda aho ari, agakunda abo bari kumwe, ya one love. Niyo mpamvu Rasta nabanje kwikunda, niyo mpamvu nkunda n'aya mabara. Ndi umwirabura, ndi umunyafurika, ariyo mpamvu wabonye hariya Afurika, sibyo? Iyi Afurika twese abanyafurika dufite uruhu abenshi rwirabura, ariwo uyu mukara ubona usobanura muri uyu mukara, muri aya mabara ubonamo hano, ari hano hejuru habanza. Yego. Iki cyatsi kibisi ni ya Afurika yacu dutuye. Ni iyi ngiyi Afurika, ngira ngo uri kubibona ibimera, ibyatsi dore ngibi byatoshye, ni cya cyatsi kibisi, kuko dufite ibyiza turi kugenda tubona. Afurika yongeye kugaruka, ntabwo tukiri mu bihe by'ubucakara, hahanda abanyafurika bajyanwaga mu bunyage, mu bucakara, sibyo? Niyo mpamvu nibuka Afurika cyane. Ubundi bwibande kuri iriya karita wabonye hariya ya Afurika irimo aya mabara yibanzemo. Uyu muhondo ni ya mahoro, cya cyizere cyatangiye kugaruka muri Afurika. Umunyafurika ntabwo akijyanwa mu bunyage ngo azirikwe hano ibintu bipfumuye ku ntoboro,
ngo abure ukuntu azamura ipataro yaregeje akenyeze ka kagozi, amahoro yagarutse muri Afurika. Ni wa muhondo turi kubona, ni amahoro. Uyu mutuku, amaraso muri Afurika y'abo banyafurika bajyanwaga mu bucakara ntabwo akiri kumeneka, ariko turabyibuka. Ni uyu mutuku n'aya mabara ubona muri Kyle Rasta. Ni niyo mpamvu nyakunda, afite byinshi myemeza, hari byinshi myibukiraho. Rastafari, Selassie I, yes I, bamwita Lasi Giseke. yes I, ni nayo Lasi Giseke. Turi kuganira ku musozo w'ikiganiro cyacu cya buri munsi. Yes I, nta kantu kabyenda gusetsa ufite gusetsa abantu badukurikiye kano kanya? abantu bari kubasita no kubashimisha ndabihorana, kuko sinjya nkunda gutera umubabaro. Nanjye sinjya imbabara, ariko icyo nababwira cye nuko mbakunda cyane, ndabakunda cyane. Sibyo se? Namwe murankunda? Nimubivuge cyane ngo turagukunda. turagukunda. Mubivugire rimwe se, nimba mwese munkunda nabo hirya numva amajwi. Yes, murankunda? Yes, murankunda cyane, ubwo nibyo, ubwo ntabwo mubeshya. Nanjye ndabakunda, kandi urukundo ni rwo rwa mbere dushingiyeho. Niyo mizi yacu Abanyafurika, niyo Mana tuvuga. Utazagira urukundo ndabarahiye uzayibona, adafite urukundo. Yes, ntawe. of course Rasta. Yes I. Ni rero somo none wakuye mu buzima bwawe wumva ko wakwigisha urubyiruko muri rusange? Isomo nakwigisha urubyiruko ugenda ku buzima bwawe ni ukumenya yuko ubuzima ari gatebe gatoki. Sibyo? Aho wiriwe none si hejo uzaburi, nta nubwo umenya aho bwira ugeze. Noneho ikindi nabwira nk'abarwanda rw'ejo, muzirinde ikintu cyabazanamo amacakubiri. Kuko umuntu arazana uturutse hari hirya hino akabasopanya, yabasopanya mugatangira mukarwana, mwarwana umuvandimwe akarwana mwene nyina ngo niwe mwanzi wiwe, kandi uwo ngo yita umwanzi niwe ejo uzamuheka. Mukundane, mwibuke wa mugozi w'inyabutatu, abishyize hamwe nta kibananira, n'Imana irabasanga. Ariko iyo batatanye na se kibabona aho aminera. Yes I. Oh yes. Mungu bumwe. One love. Yes I. Okay, yes, Rasta. Yes, Nubuhe butumwa noneho ushobora kugenera urubyiruko rufite impano ariko rutinya gutinyuka no kwigaragaza mu ruhame muri rusange? Oh yeah. Bibaho. Hari n'igihe ushaka kugaragaza impano yawe, bamwe akakubwira ngo ceceka, ngo ubwo ni ubusazi. Ariko ikikurimo nicyo wahawe. Ntugatinye kugaragaza impano yawe, kuko nutayigaragaza nta wundi uzaturuka hirya ngo azagaragaza ikikurimo usibye wowe ubwawe. Shakisha uburyo bwose bushoboka aho wabona impano yawe wayinyuza. Icyo wahawe mbese ntiwagihawe ngo kikubane, gitange. Nimba ari message nziza, cyakora bamwe bazana amacakubiri, iyo mpano yanyu muyigomana aho ngaho, mujye munagira ubwoba yo kuyiduha. Niyo mpano mfite. Nicyo ngicyo nabagenera nanjye. Okay. Noneho wowe Rasta, Yes sir. Imena Yafu Vibes uko wayibonye, ubona hari ikintu kinini izakora muri community y'u Rwanda cyangwa se muri society y'u Rwanda kugira ngo impano z'urubyiruko zizabashe gutera imbere, cyane cyane zapfukiranywe nk'iziri mu cyaro kurenza iziri mu mujyi, zitabasha kubona platform zo kwigaragaza? Wenda uvuze rigufi, kuko uvuze mu Rwanda, ahubwo ni ku isi yose, ni muri Afurika, kuko nkeka yuko abantu benshi bakunda ukuri kandi bakunda amahoro n'urukundo. Kandi icyo nabonye cyo, namwe niwo muzi wanyu, nicyo mutsindagiyeho, nicyo mwicayeho. Ariyo mpamvu nabonye Imena, umuntu washyikiranye nayo akafite ikintu kizima cyo kuyiha, agomba kuyigana aho ari hose, ayishakishe. Sibyo, amenya aho ikorera ku bintu byiza cyane, impano z'Abanyarwanda cyane cyane, kuko ngo tera ubureza bwibanza, ariko n'Abanyafurika bari hanze y'u Rwanda muzaze mushake Imena Unity aho ikorera, muyigane, kuko nabonye ifite gahunda yo kuzamura ibintu byiza. Ikintu kibi ntabwo bagiha umwanya, cyakora nimba ugifite n'undi wese ugifite azitinya. Yes I.
mufite ibintu byiza cyane. Yes, of course, uracyari kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women, Save Madam Child, Lady of Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Last dusoza noneho. Yes, okay. Ni iki gishya gitegerejwe ku bafana bawe cyangwa se ni iki wakumbuza abafana bawe kugira ngo ibyo bafite mbega muri rusange, yaba ari album se cyangwa se indirimbo nshyashya ufite ibikorwa byawe ushaka gusohora muri muzika yawe muri rusange? Yeah man, ibintu byinshi byo birahari mbafitiye, kuko ntabwo nicaye kuno nubwo hari ibyo twavuze n'ibyo tutavuzeho, ariko intare ihora ihiga. Umuhigo w'intare ishimishwa no gutahukana umuhigo. Nibyo nkirimo ndacyahiga, kandi guhiga umuhigo nzazanira abakunzi b'Imena noneho ibintu byiza cyane, sibyo? Ndahiga ya mashusho meza, ya ndirimbo nziza, indirimbo nziza, ibihangano birahari, ibiri muri studio byakozwe, ama audio, video nazo ziri gutunganwa, muzasacinge kuri Ras Giseke TV show, muzagenda mubonaho bya bihangano byose. Noneho n'ibindi ndi gushaka gusohora muzabisangaho mu minsi mikenya, kuko bikiri mu studio bimwe bigitunganwa kujya amashusho azaza ameze neza, harimo wa muco gakondo kinyarwanda, umwimerere w'Abanyafrika, Afrika yacu y'ubumwe. Yes, of course. Amwita Ras Giseke, nanjye rero muranyumva neza, twari turi kumwe hano kuri studio za Shan Fab TV. Yewe ni umusozo. Gira ijambo rimwe ubwira usezera abafana bagukurikiye bari kukureba hirya no hino, abo mu Rwanda, abo hanze, ahantu hose mu gihugu muri rusange ndetse ku isi hose, kuko ndabizi baragukurikiye, barimo kukureba kano kanya. Ndabizi cyane, cyase uko byamera kose cyanira kwekirwa, kandi nanjye narikunze, niyo mpamvu nayiganye. Ariko noneho namwe mwanshatse kuko mwabonaga ko hari ikintu kizima. Ikintu kimwe nababwira, mukumyeho mure, ntimugakunde gucikishiriza ibiganiro ngo mubire musimbagurika, kuko iyo usimbaguritse ntumenya cya kindi cyawe cyari kizima aho wagitaye. Hari igihe kimwe washakaga, iyo usimbutse wihutisha ukivaho. Itondere ikiganiro neza, ukurikirane Imena. Yes, of course. Uzacyumve neza, uzagikunda ndabizi. Kandi Ras Giseke ngiye kujya mpora mbaha ibiganiro, indirimbo, uko muzamungana nanjye ntacyo nzabima ngifite, kuko nanjye ibyo nahawe ni amahoro n'urukundo. Ibyo kubyikumana cyose nkabishyira iwanjye mu nzu njyenyine ntacyo byamarira. Icyo ushaka ni uguha wowe uriya twanasaza tukazaragaho ya mahoro n'urukundo abo bazasanga. Yes, murakoze cyane, mwari muri kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women. Stay in touch. Yes, ubutari badukomeze dukurikira ikiganiro, bafitiye indi nkuru nziza idasanzwe. Sinababwiye kuri YouTube channel yacu dukora ibintu byinshi cyane, ducishaho skit comedy, tugakora amafilme menshi agiye atandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye ku bantu bafite impano cyane cyane, ndetse n'abandi bantu bafite ubutumwa bwinshi bagomba gutanga muri society muri rusange. Yes, of course, tugenda dushaka impano cyane cyane mu byaro, nk'uko mwabibonye Imena Yafu Vibes dukora, nk'uko twabivuze slogan yacu